uko habuze gato nuko urugamba rwagoma rwahise ruvamo habuze gato ngo mu bintu turo bayishinze kwica abana ku rugamba kubera iki abasirikare baratwite izi ngabo za Afrika y'Epfo zigiye gutaha harimo abajara abakobwa none ku rugamba bacyuye abana bagafata isinziro gatoya kubyuka birarwaye ndabyuka babyaye abana bakweza none batashe batwite Samsung 250 ikomeje kubagezaho ibyiza byinshi. Mu minsi mike Samsung Galaxy S25 isohotse muri uyu mwaka iraba yadusesekayeho hano mu Rwanda. Nutubakiri kare ifite gigabyte 256 tuzaguha iya gigabyte 512 uretse abakunda smartphone za Samsung kandi n'abakoresha za iPhone nitwe turi kwisonga mu kuba dabagiza. Ubu urazana iPhone 13, 14 cyangwa 15 tukaguha yisumbuye kugeza kuri 16 duhereye ku ufite by'umwihariko iPhone 11 Pro Max yo ni 500 gusa. Tubafite kandi smartphone yitwa Classic ifite gigabyte 64 ku 95 gusa. Hamagara Samsung 250 kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Ndagusuhuje kandi nizeye ko umeze neza aho uri hose. Nitwa Irene Murindahabi Kashamakokero cyangwa se Morodeka. Nizere ko ukomeza kugira ibihe byiza n'ibyo uri gukora biri kugenda so fresh sana. Nakiriye uwitwa Tonalite hashize iminsi tutabonana ntacyari mbere ya muku indenga kai setembi kukuriraye endanga kayo mangere ya biso ndenga mutsima nayo lumba lumba no nonese ko wamaze kumvuga ushaka kongereho ikizi ushaka kwiyakira ushaka kwiyakira cyeka nkabazanga nkivuga nkavuga neza ukabona cyo barakuvuga ngo Tonalite mitanumva ko maze kunyakira mu kiganiro ese naba nibeshye uri mu bakunda ibintu bikomeye kandi byiza. Iguriro igufasha guhaha neza ku masoko yo kuri internet akomeye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai nka Amazon, Alibaba, eBay, B&H, Taobao n'izindi nyinshi. Hitamo icyo ushaka wishyura 50% mbere hanyuma asigaye uyishyure igihe ibicuruzwa bigeze i Kigali. Ni uburyo bwizewe kandi bworoshye. Hagati aho mu minsi 7 na 14 tuba twatumitse ni kuri wa@iguriro.com cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0788 wanashyira application ya Iguriro muri telefone yawe. Erega guhaha biroroshye na Iguriro, birasa neza nko kwitungira isoko mu nzi wawe. naba nibeshye ngomba aho umwanya mwongera mukomeze wari wibeshye. Okay, ça va, continue. Nakiriye witwa Tonalite Muzunga tuba turi kuri Onomo Hotel. Is a very good place. Nawe rero karibu sana. Twakire nk'amata y'abashyitsi. Yes, urakoze kutwakira. Ndakibazo cyane. Sibi nibiki ko. None se nibutwakiriye twakire tudahumura. Nikose. Makuru kidodo. Ibi ngibi na Arayoze. Komeza uvuge wowe. Arayoze. Komeza umvuge. Tonari. Buretse. Tera gace nyamuneka. Arayoze arayimaze. Tonari. Ayo ntagara amazi Tonari. Arayimaze we. Aho ko twari twavuze ko tuvuga ko ari yanjye. Ayagenda. Ni paka. Arakamaza. No se umvaga nitera rimwe. Siko nasikira butipfuye. Use nakubuze use wakongera hiki. Arahita we uze bigenze gute ngo njyanire Porfego. None ze ko twatuvuze ko zana. Arakamaze use koma. Haba hagiyemo. Ugiye kwe mu modoka. Akira. We. Sha. Nose ubundi ko urondera ubusa bukimara. Nubundi kutayiguza ingana kuriya. None se ishize kuri ari njye wayita. Nubundi ko umubiri ari ubusa uzabura. Ugiye kwitera.
kandi ibi ntabwo si ni ibiki bya ariko bro wajya ugura parufe wabuze amafaranga agura parufe kuri utera parufe y'abandi toka pan ntabwo bavuga basabye oya no wowe parufe naguze amafaranga waguze parufe ukajya kugeza uvumba parufe z'abandi ariko iki gikwangariye okay ariko sha najyaga ubundi nta nkuru najyaga shaka nkizi wacu Nyamasheke ariko ni kujya mbona inkuru ziri kuyiza buri kanya zose ni inkuru nkumva zo ziri kunkanga nta nkuru nziza ziri kurema gatimere bari bamaze igihe nta nkuru baduha ariko ziko wacu nta nkuru ivayo umuntu ni ntuze ni ubone tugira inkuru byibuze muri cyagiye maturu di Rwanda ariko ya politicized byo kwegura ko bameya njyanama nizo nkuru zisanzwe zisa nk'izabandi izindi bari ibibazo ni barongo yihene umuntu wamuciye igitsina hariho n'umuntu yerutse kurongora akana nakosore nanga ro kurongora gufata ku ngufu akana k'imyaka 3 Nyamasheke ariko bari kuduhimbira ibyo bintu byarabaye ubundi najyaga mvuga kera ni inkuru yari yose ipfa kuba ari iwacu imbere y'urukiko yaravuze yarabyivugiye nose ukamwemereye yaravuze ngo twinjiye mu nzu ngo akana ngo nyine ngo ndamadayimoni ngo yamfashe ngo amadayimoni yamfashe ngo abonye kicaye shakoze ko mwasaze ngo amadayimoni yamfashe ngo abonye ubwo no kuvuga urumva nawe ntabwo uri kubiripotinga neza iyo nkuru nk'umuri pota ntabwo uri kuyikora neza yakanyugushuye nyina yafashe akana kari koho oya kari kicare hari ahantu no se niba akana ari akamyaka 3 urumva ataragakwiye kwibere oya hari uturimo mama we yararimo akana gakabona kicaye bakajyana mu nzu ngo amademoni yaravuze ngo amademoni yarabanje aramufata afata akana akajyana mu nzu ngo kaba kararize ngo baramufasha akoma oya none ndi we ngo yashatse kwica nyina ngo amubuza twika inzu kandi ni iwawe kajya Nyamasheke we Nezu cyangwa dushake kandi gakuri wacura narongore y'umukecuru kugira ngo byibuze nzibicyuho aya ngo wa mugara frere wundi ngo yarongoye ihene wa mugara frere wundi nanone so wacu se nyine ngo yarongoye oya none warundi ngo ugeze arongora ingurube none ngo ingurube iyifatiramo iramunyunya none agataka n'ingurube nayitaka mbayiwe n'ingurube ngo batore sapfuye cyapfuye umuntu apfuye ingurube tigataka n'umuntu agataka bayoberwa ikitabari kindi cyaye ngurura yimbye tona yo ni ya kera ni nkiya nari nyiri muri secondaire ngo nafate ingurube ko yarongoye ingurube iramunyumya ifatiramo gurikira ikanda imukanza arataka atatse n'ingurube irataka abantu ku muzoze bati hapfuye iki n'umuntu upfuye hapfuye ingurube bati turabibira babiri ku munsi tuzopfuye no siramuriye terose muririye inyuma terose umuntu arayire rose wayiriye ahagaze bese turumirwa rwose ariko nubwo mba nashaka kubitekerezaho ariko iyo hari igihe ngoreje ubwo ngumva umugani hari ibintu biri kunsi ubwo umuntu abarebye ingurube ko kunigendera gake gake ariko ikiguru kigenda neza urugurube ruri inyonga ati mpaka aya magurube nyasesere urugurube ruri inyonga tinya ko ingurube niyo abantu abediteri cyangwa abantu bakora za meme nibo bantu baba bafite ubwonko bwihuta cyane kureba ikintu cyajyamo irandirimbo ya Miss Tambuka gitora kabona n'ingurube burarebye mwihene abona nta nyirimo nta bunyasha ariko arebye ingurube biri kujyamo Mombasa na Nairobi ukumva ngo afashe ne ku ngufu byagenze ntabwo muzi nawe se yemeje n'inka nawe no wiwa rwose ibi nibiki nawe ni Nyamasheke cyajagoze yigo wese yavuze ko byagenze gute wowe inka yaremeye gute se inka ifite imbyaro zirenze 3 yapfuye imbyeyi warasaze mwana nawe Nyamasheke 30 minutes iminota 30 yego ababyeyi baba mama bari hariya bati caye wewe tiyabo umugabo wangesha uko izi mbaraga zose kwemeza inka ikajya mukubita ubusenzi gutya bimeze nka bya bindi jya waranyohereje
izegeje ribi iragera abantu ikabajyana baba bakoze icyaha. ase ubundi cya gitera cyo baragifunze, cya gitera cyajyaga gisambanya abagore kirukangaga ku bagore baragifunze. Se gitera se bagifungira tabizi se nose kuki nose oya no ubundi kireka itungo ryagiye kurega nibwo bagatwara umuntu warongoye itungo. birana gaho ntago itegeko ntabwo ribyemera. None kuki ridafunga igitera cyafasha abantu? Ntabwo geza zibizi inyamaswa zihari. Kuki igitera cyo gifata abantu se ntibagifunge cyo? Kwaba ari ukuduhohotera. Ushaka ko bagufunga? Niba igitera ariko bushaza ngo bakibeshya ku bantu. Ari umujene wambwiraga ngo yigeze atereta umukobwa bagiye muri parike ngo banga ko asohoka ngo yibye icyondi ko noneho mfite imbuga Tarari ngo byago bari bagiye muri honeymoon ngo maze ngo bamwangiye gusohoka uwo mukobwa bati none se ko tutakuzi wowe ukora muri parike ya Gishwati atoyana twaje muri honeymoon ati ko tubona urushimusi kuri kudushimutira inyamaswa ariko nango yabyizeho shaya icyangombwa muri RDB niwe muntu wanze watse uburenganzira bwo gutereta niwe muntu ufite umusheri ufite certificate kandi izo nkuru ubuzihimbye nta byarabaye shaka zibiza bagide baramubwiye ngo dushimutiye inyamaswa yokoyo urashaka ko rose turabigenza gute nose ubu tujye muri Saint Valentin tubanze Kongo aya dere muri Saint Valentin Saint Valentin se ko yampfanye namanutse Cyangugu ngiye kureba y'umukobwa twa tumaze imesi tuvugana nsanga ngo yaje i Kigali kandi twavuganye nageze telefone yivaho wagiye Cyangugu ivuyeho aramariza kuboneka ariko mbwira ngo ari ntanga mba ndazamutse arambwira ngo yari yamanutse kundeba ndavuganisha urambeshye ugeze nawe abasubiye Cyangugu aba ngasubiye yota ubwo si ukurusura urugomo hari cyari niwe ruje kureba yakashahuse ko yahise ko yatumye mpita nkora byintu by'amakondisiyo mu guteretara nari mfite amakondisiyo umukobwa umwinzoga ngo wapi umukobwa ngo utari isugi ngo wapi umukobwa no ubu ngubu nashaka bari kibe ashaka bari umuwazarendo wamanitse apfa ko batakira uragibukije umuwazarendo nabo yagiye kunywa amazi arambika imbunda hasi ndavuga ni uyu musirikare koko ubahanganye nande ahubwo habuze gato nuko urugamba rwagoma rwahise ruvamo habuze gato ngo mu bintu turuba yishinze kwica abana ku rugamba kubera iki abasirikare baratwite gutese ari igoma muri bariya basirikare agomana abaye nk'umupfumu wa Melody ngo arwaye sepfu ngaho umupfumu wa Melody se uri kuvuga ngo nanjye menye bandoze atanze ikirego ngo ari guhiga umurozi yewe ngiye kubivamo uretse ko nta kintu kiri gukunda uretse ni umusirikare uri gutwitira ku rugamba uretse bamurongoje bunduki uretse umusirikare ku rugamba yatwise gute nese abonye abasirikare batwite biri seri Nasi yo nkuru naguhizi oya yokoyo
muri zino ngabo za Afurika uragira uti goma zino ngabo za Afurika y'Epfo zigiye gutaha harimo abajara b'abakobwa none ku rugamba bacyuye abana bagafata isinzira gatoya kubyuka birarwaye ndabyuka babyaye abana bavuye neza none batashye batwite nanjye menya banteye inda none se ko nangiye kuruka karuganye ibintu none se ku rugamba abantu barasambana abantu mufite imiteto none se urugamba rw'ubu ariko ushaka uko Kisekedi urahuruza pe ngo yaratabaje sha none se okay Kristo na litararize shaje birambabaje tu sha gufata ikosi ariko ra kuntu bira bibunda biba biteretse biba birasa bisakuza uriko ukajya gutera indasha none wamenye ko umwana yatatse urazi waryohera gute mwana kuko nako kugira ngo uryoherwe bagomba kuzama kano ka muningi nabibaho ikompura bivuga ntabwo wamenya niba yanatatse nese abasekere batwite barahari batwite oya man bari mu kigo barabanze kucigoma banze guca ku kibuga nako banze bari babanje kwanga guca mu Rwanda ngo bashaka kuzaca ku kibuga kigoma ariko babyemeye umunsi baravuga ngo mutujyana ariko ngo muduhishe ntabwo turabayisha tunabasakaho ariko nanone wamugani nose nawe batwite inda nawe ntabwo turayibona uburyo bumva turagira ngo hegeye bag imbere no cyagenda bisinye ngiye barakana nasinye ngiye mise kuva muri Sadeke ngiye ndasinya hehe kaneba ahantu nsinya hano ku gikuta bayikize kandi ngiye gusinya mve muri Sadeke ngiye mvuyemo wari uyirimo se ngiye mvuyemo nyose abasirikare batwite ngiyewe muzunga tuna wari uyirimo Sadeke wowe okay tubivemo ya politiki nubwo utijanika mu mpamvu za politiki ngende mu bintu by'ubuzima ni ibintu byo gutwita ndimo ukora muri Croix Rouge avuze ku buryo nyine umusirikare yatwitiye ku rugamba ko subira ibintu byagenze gute abizi se sha azaretewe n'umuwazarendo ari umujene wanjye twari kumwe yambaye rinete baramubwira ngo asa nk'umukomando w'umuzuru ashaka wagira ngo umusirikare wa Ramaphosa akuraje iyo chemistry ntago ndi kuyibaza ukuntu abasirikare bagiye guterana inda biratangaje ku rugamba noneho none subira akibaze nk'ubugiye muri mission akuvuga ibintu bizwe bitabaho no sira mikanda mundi ya gisirikare kujya ku rugamba byonyine ukuntu baba bamaze kuyikagira nyine imeze neza ira mikandara y'abasoda kujya ku rugamba bamaze kuyifunga fresh yego no si yabaterese ryari Sibundi abasirikare guhurira ku rugamba kugera igihe umutereterega none se wa murongo atakwemereye gufata akanya ko kumutereta ngo akwemerere Sibundi kugoye ni ishano si bisanzwe se bari kumwe n'abagabo ariko ikibazo n'ahantu bari ku rugamba koko meze nk'wa mugabo umusirikare wabo aho gucikana imbunda bacikanye urumogi byatangiye kera oya muri bono bari bawo umusirikare kumusaka ko kumusangana isasu ukamusangana urumogi ako byanashoboka n'ubundi nabonye kapote mwirimbi wabonye iki ibintu byoroshye wabonye iki kuri dance mwirimbi ikoreshejwe abazimu barasambana nta kintu kikiri normale aho umuntu ashobora no kuzabyara ihembe pe birasotse akabano we iyimbi ryagana heza ya ntazuboniye agana he eyo Igo nako nyire kuhavuga no henda kujyayo kuba meya winjiye mwirimbi ubona peridance yakoresheje
Abanyarwanda tugiye gushyingura nta muntu utarasetse ko mwikoreye umurambo mugaca ku sikuro guca ku yindi mirambo y'abana bataravuka kwikora umurambo mugaca ku wundi kubara n'abana babuziye bara mu gashashe abantu nibategera ubwoba sibwo baje ku gituro uyu umurongo wafashe ku musaraba gutya yaguhaye akadogi k'inyuma afashe ku musaraba gutya icara bagize bitangana wafashe ku musaraba icara cyane ngo atagwa akora zose tunari okay abantu ntabwo bakigira isoni dukomeze tuganire nuzi ya story ya cyera y'ukuntu ngo sinze ngo umutipe ajya gukunda kwiba abamotari nyine ngo akanyana gaparika ngo bakamusiganye ngo hafi n'irindi ngo akahita amanuka mwirembe ngo ndaje nyazane ngo akagara ku gituro akavuga ngo munyungure motari ngo akiruka ngo motari akiruka ngo umuhungu w'umujyogo yaramutwaye aragenda nk'ibyo asanzwe akora araparika aramanuka ku gituro akomangaho aravuga ngo munyingure nahageze arebye ruguru abona umurara ari kumubwira ngo bagere vuba nyine unyishyure nigendere nta nubwo mwishyura inzu ategereza ko yiruka ngo nimba ari aho yakura ngo yazane nigendere banagira menshi hari n'ibintu byashira abonye ribo yabigiyemo ariko hari umujene twaje ubona avuye ikuzimu hari izuba kiki nabo ngo bumiwe hari amapfa ngo aragatsindwa kuko baraza ku isi none ngo yo popo yakadasaze kuko Rosere bizuba riri hano kandi hano haracyari impuhwe z'Imana nibazi kuzimu noneho zitari hari amapfa ngo aragatsindwa ntibakinywa amazi uko barasuhukira inanga ari byo mbona ngagera ngo nibo baje hano wonde baraje none se ni twabaye bazimu kugiye nyiri wacu mu byaro cyo buka stories zabaga nayi Kigali ngo makarabo ngo yinahanga bamuga abakobwa ngo bambaye ngo bagera ngo ibinono ariko ari umujeni giye sena no ngo motari ngo twara umukobwa ngo amuvanye ngo haboro ku kabari kabaga hano gutya noneho ngo akanyamwa ati tugiye kwishyura ngo tugiye kwagira yashawe unyishyure ngo nkwishyure ngo ijose rigenda rizamuka ngo riza kugera imbere ya motari gutya Raje mbwira imbere ya kasiki ngo nkwishyure ngo motari ati wape ahita bakuri motari igenda none ibintu byabaga iyo gihe abo bakobwa bagiye cyane twe bazimu birumvaga ni Kigali ngo by'abazimu ngo byahabaga ngo amagarero raje ure nawe kubata mazimu ndanye byabyo bibigeraga abantu twararakaye tware abakobwa bari ahanze ukuntu bagutesheje umutwe busara umuntu utagira igini rye guteze ari amasora afite igini rye ryamukuye umutima Sakarujye umukobwa kubera igini n'abakobwa bafite amagini yabo y'abasore bamubebereye amagini bakiri gusebya abana ariko umuntu ushobora kumbwira ngo umukobwa ariko noneho shaka rumwigiraga abasore ngo muri abasore beza shaka kadokomeze tube twimereye nk'abasirikare babazura umugani ngo abasore beza ngo barababaza ngo kongera akantu ngo kubuyobe ngo ni kabi cyane nahise mvuga ni naho turi ku isoko twibwe ariko ngo uri mwiza di oya urumva jewe je suis un élément exclamé dangereux ngiki we nudashaka akantu k'agafaransa ngo murahaba gute kwigomana no kujyayo ngo rukwambara ari ukwambura ibirenge ari kugenda wambaye ibirenge kuramo inkweto igomana Bukavu imigira sukuye cyane ngo no kwinjiramo kwa inkweto no kujya muri salon nyine cyangwa kujya nizo muri douche kwa mugani ni tonari salon ngo yarasukuye bikomeye cyane twakambutse twakigendeye brongwerera umwana w'imasisi hariya kandi hose n'abakongomande n'ubundi ko nizere ko nta bintu byo gusebanya birimo ese uyu bintu birasebetse birasebetse aze ko nabonye umuntu asigaye avuga n'ibyo umuntu yivugiye ugasa nk'umusubiramo uri kumutuka dore barabacancura ubu rabayembwaga ibombo 8 by'idolari veni ni mu $20 ara wajyayo akoze sinabonye no kwiryamira ukanakora icyo arasura kora iki cyatari ari umusirikare uno munyamurenge ari gutubwira ukuntu akiri muri FARDC ngo afande wabo ngo yabwira ngo bajye gukureba haduyi mwishyamba ntariko ukuntu yavuze ngo bagezeyo ngo baramubora baragaruka ati haduyi twamubuze ngo mwabikurya ngo mujye mubona amafaranga azava he
ngo musubireyo murase mwe mujye mutanga raporo gusa ngo haduye ngo ni mwishi ni mubi cyane yo bakarasa ubusa bakohereza amafaranga ntuzi igisirikare yakayabayemo kisha sanga bakohereza amafaranga igisirikare yakayabayemo cyakunanira ko yakababura ari umukomando yari ari kujya abwira Merisi ngo we peti utagira ngo ni wowe wanzamuwe byeboro byawe nabireka ntuzi none nzovuga ko makoma Merisi yari kuvuga ati umuntu wari umeze neza ni utari kumvikana ati ni inzovu naho yakabu byasabye guca bugufi cisha make ngo yari yabyanze ambwa ati tuwe peti nayo ibyo bintu kuza wivugisha ko ngudisi ngo babaye amafaranga ngo nzova ritara kubera ko ngo nanga ari kubasha inzoga rega banyarwanda muragorana bintu mujye mubwira nzovu ngo namere neza ngo yitware neza basubire no mudamu niyibeshye asagara kuri internet azireba nasubire n'umugore wagenda mere neza yimerere neza aba ari umuntu umeze neza ahita reka inzoga ahita yareka inzoga n'indayi niyo kubomora bireke n'indayi arajya yireba yireba gute ninde wamureba kuri internet Nese bamukundira ko bomora bo nibyo ngibyo byo kubomora ubu nzaba atuje cyangwa yakaba kiberano bari seriye bakiberano bari seriye niba kongera gukimisha abantu se byo wabiretse wakabyara byo wabiretse bazabigerageze rimwe bazahita bigarura erega hari abantu mugani biragoye ibaze abahanzi bose bagiye erega abantu hafi ya bose abantu benshi ni abanzovu mu mutwe ni n'abayaka ariko babihisha none bagasaka umuntu baserukira usa nk'ubavuganira abantu hafi ya bose ni abanzovu n'abayaka nyine nuko ariko iyo babonye rero umuntu wavugiye kuko benshi usanga ari nk'umuyaka yishariye mu birahantu ari mwari abomora anywa inzoga anywa ifege umushaharuza yarawumaze ariko nta umwitaka kubera ko ari mu biro afite agakote n'ibiro hariya n'imodoka y'akazi abajene benshi bafite imodoka z'akazi nose nakaribira ko ari yawe akazi biraza bihinduke urumva rero iyo abonye umuntu umusohokeye rero umuserukiye tavuga ati okay turahagarariye yatangiye gutuza atavuga turi guturiza iki kuba ari kugushuka natwe ariko tumeze okay abantu ntago akunda abantu bari seriye nobody aya nawe nta muntu ukunda umuntu uri seriye nose if you were serious wari serious rone je nabikubwiye kuva ijoro 6 ni wumva uri seriye wa serious rone mwisi yose niwe wenyine nta wundi muntu uri seriye bari seriye turabakunda cyane ababonye turabakunda cyane pe naketi bashabe akete baje bari kwara baratuzaniye scenario umuntu atumva mu gihe yavuze ngo bamaze ibibazo byose ngo arabisubiza mujende namubaza ati uri isugi ngo hoya undi nawe mubaza hasi ngo umungu ngari mwaryamana ngo hoya ndavugane buryo bya bintu byashoboka ko ushobora kuba utari isugi hano umuntu muraryamana amuhungu nta muhungu muraryamana ntago ari umuntu usuvuze umuhungu baretse ngo nta muhungu muraryamana ubwo ni umuhungu yakanye nyine nahise mwese okay Jesu nubyumva sava so kwata ari umuhungu ari nk'umusaza okay cyangwa se ari umugabo c'est byo okay ya monsieur écoutez-moi kuko simamya ko waryamana n'umukobwa byo kavuga ko utari isugi bakubwa ko babukuramo ra urango ko bazi inguni kwari nko guca mu nzu yawe bakoresheje ikizi no kwisha umuntu mu nzu ye bakoresheje ikizi bura mu nzu yawe hari umuntu wakwishamo ubuhazi hose ura abakobwa bo ngo barasakana cyane abaza amakona batagera kuki baba bafite amakuru sinakubwiraga byakakaboro bajya bishyiramo hano abajene nasanze bakazi gukitwa dirido Igo bakita dirido ako kantu bimwe nakubwira ngo kagira ngo nta makuru mba mfite muri commentaire bagashyizemo bagateretsemo no numva kuri kubihimba himba zishaka iki ko mba mfite amakuru ngo wicomeka ngo bazatuzanira nakabahungu nagenda yambaye akabasi ese sereka baho kabaho shaka cyakoze isire yarangiritse nimba ari
kabaho nyabo nibitangaza rero aya abo Okay. Sevalante wayivuyemo Sevalante n'ubundi twayisubitse burashize rega abantu benshi bari banayisubitse by'amasevalante oba byanyu mamaso yose ahanze Kongo nta n'ibintu byari birimo na Sevalante n'ibiki ubundi twarirakariye n'abaje muri Sevalante bari bameze nk'abiyunga n'abaje reka muri Sevalante baje gukundana ngo byo kwiziza igihe bamaze bakundana mu mwaka urashize badashwanye yakada no kwiyungiramo sitangira bimeze neza umukobwa yamara gutamo ntuze amusteri nk'ebyiri utagira ngo narabyibagiwe kahita mera nk'abantu bajene bo muri VUP aka no kagera tonarira ibyo niwe bivugisha rero ubugira ngo ntango tubiye ko ari abantu bakundana hari abantu bikundanira neza erega birabaye babo ntacyo badutwaye nta nicyo banatubwiye ntacyo bishe nta nicyo baramye nibagumane hari abantu bikundanira neza ni n'abahangarija badacana inyuma ibyo byo tubireke badahimukirana oya uko batabizi ko bacana inyuma oya badacana inyuma man bazi kubihishanya oya tonari hari abana bakundana bro ubudireka ngubwire ubundi ikintu kizakwereka ko umuntu waba utamuca inyuma niba gahaguruka ari uko muri kumwe gusa cyose bihuriye ariko niba gashobora kuguhaguruka uri n'ahandi mutari kumwe nawe gatone nagabano bose ari abasambanyi oya mama Ariane izi zose reka turabasambanye mama Ariane inyamabere zose nta monogami bamo muri za mama Ariane munyamabere byo kuvuga ngo umuntu umwe wawe Shwita ntago bikunda sinzi wamwoheje ngava mu Butaliyani agaruka Kigali nako yo twekubise kandi ibyago sha muhungu we wacu ngabarara bamutatamuye none ngo nk'ikimenyetso bica imugandake we yigo imbwa ye yahaguye apfushije imbwa kiri na nto nawe ariko ngo bamukomera iki bikomeye niso bamuzaga amafaranga bamwibaga cyane uko badakunda gahunda ni yakanzu ya miliyoni 3 bari bazi ngo yagendanye ni yakanzu 3 ibintu by'imideli birimo amafaranga ntabwo ijyamo nyine ntabwo ijyamo dore nuko abanyarwanda bameze umuntu akora agaproje kagenda bose bagahita birundumuriramo nazo gushatse kuvuga podcast yawe kanyumvira iki giki ese ko wayisubireka nuko abonye abije mari benshi agotonari urasaze mani ese bro kuzana idea abandi bana bakayifata ni ikibazo ngaho ibyo bintu babihuriye koko ubwo nabonye nabo babiretse ntago wuzuye yakuzura ariko mwe mwuzure yego umuntu wuzuye nta ibintu bishyashya bijya muri muntu muzima ntutuzuye kuko ibintu bishyashya bijyamo bibona aho bijya ariko iyo wamaze kuzura aba ari ibibazo nuko ufite ikibazo bwana oya nagifite cyo kuba ugifite cyo uragifite ndashaka ntabwo ari kimwe ugiye kumbarira rero ibintu 10 byagutangaje bimaze kuripotinga muri intambara oya kamere ku kintu cyangwa ngo batangira kubomora ngo ikintu bakonze umwana arasetse kuvuga ngo hari igihe ngo yaragiye gucika kubomora ngo ariko ngo nyuma ngo aza kubigarukamo ngo yagize ngo huye n'igihini ngo yabomoye umuntu ngo ubana n'ubumuga bwo kutavuga noneho ngo ageze icyo kuryoherwa ngo arahebeba bakajya avuga nk'ire ngo gutyo ukuntu zovahita avuga ati iki ni igihano cy'Imana nabomoye kenshi none mpuye n'umuzimu ngo ahita abireka ngo nyuma aza kumenya ko ngo ari umuntu wabanaga n'ubumuga asubirahe vuga ati burya nticyari igihano nebisanzwe yego bo tugiye rero muri reportage y'Kongo bintu birakomeye ibintu 10 byagutangaje ikintu cya mbere cyantangaje kuri ira ntambara uretse itwita ry'abasirikare ibyo tubereke yego ibyo tubereke byitwi shabyo n'ibindi pe ikiganiro tutakireka nkitahira ikintu cya mbere ni ubusesenguzi kuri iriya ntambara gute bose ikintu nabonaga baturushaga abatari hariya ikintu baturushaga n'abantu batari bari kuri YouTube ni ukuvuga ni ukubivugaho kuko yasenguraga ibintu twese twabonye
kubera ko hari ibitangazamakuru byinshi. Oya da byagaragaye twese ngo igisasu ngo cyagiye ngo mu kirere ngo bashyiraho ikindi ngo kiragisama ngo noneho uyu gisasu ngo cyavuga ngo Kongo ngo nkora kugisama ngo kirahanga ngo bigahurira mu kirere kwibaza ubundi iyo bidahurira mu kirere byari guhurira byari guhurira munsi byari guhurira mu butaka analize irimo aho ngaho niyi iyo tubwira ko byabaye ntusesengure iyo kintu gisengura none kiri kintu nashyura none TV10 uriya mujene wediting ira nkuru wasohera iriya nkuru yakabaye yarahamwe kuko yatumye ura mwana seba ubundi nkuru zose ni kuriya zikorwa se nagusigaye ubona ko muri iyi minsi guseba bisigaye byitwa hit ahubwo se biracyabaho ahubwo bikibaho nane bagiye ko twamaze kwivuga ko byarangiranye n'umwaka washize so wanabyivugiye ngo byarangiranye n'umwaka ushize guseba ntago bikirimo ngo birarangiranye ngo rwose ngo nagongera guseba ntaje sinzi ukuntu ubwo byagenze mpete ubundi inkuru zose ni kuriya zikorwa gukatinga bakatinga beseramo umujene wagize ngo baraza gukatinga ngo uryo ni sasu mwana ngo wafashe neza nako kari muze kumva neza ngo uramfite neza ngwiri ubundi hari no bari guhera kuri iri ni sasu apana bya biboro by'urusinga birimo hariya cyakaze nawe wohereje umujene wawe umuhungu wawe ndetse ngenda renga muri showbiz abazumu wazarendo ngo aririmba mu wuhe mutwe ngo turakubona ngo urumuwazarendo ngo herereye hagana he nko kubaza ngo wakuraga wumva uzakora iki koma uririmba mu wuhe mutwe ni gute ngo wisanze ahangaha no korode nawe yasize yabajije gukigwa uri nihe ngo herereye hagana he kandi bari herereye hagana he wagira ngo uri kuri telefone wazarendo munarikanze goye ariko no mujene Skove yabajije ngo urutse kurya ryahari sha mujene yabuze icyo akora menye shararira to umugabo buri cyo kubwira karira abatu nk'uyu mugoro bari kumbaza igikuko ubavuze ibiryo ngomerutse usha kurya koko ibyo ni umaze kubona ibintu bine urabona bitandatu uyerega ndacyarimo ndacyari hariya ikindi kintu ariko cyagaragaye nyuma ubundi ndakisanzwe bakubwira yuko byibuze itagakwiye kurenza indakire ariko yo kurasira mu Nyapani yo kwisishamo iyo ukavaringa itagakwiye kurenza metero 1.5 yego abajene bari bafite yenye iyo no kwisha nagaruko barasa batareba kurasa ko bari no kurasa Kinshasa abaheze hakurya iriya bikongo nyine abafarides ako jatona nugaseke mu bintu by'intambara nuko bayitwitiyemo burakobisekamo barabitwitiyemo abantu babiteranye nk'amada ubwo sinzi ari bengahe bimaze kuboneka urabura icya gatanu cya gatanu sibwo kiravaye mu bishakisha bo ntibatangaye ntabwo zise umuntu wagiye ni benshi hari uwasahuye isanduku haka abantu barasahura isanduku machine impuritinga visa twaye muri ambasade y'abanyamerika aragacyuye burafite akaki yose kagapuritinga visa ari nundi wagize rya ajyana akabati ko mu rukiko n'ikanzu komana akongo bano abase bakongole nose wa mudajya kwa mukecuru avuga ngo bace mabunduki ngo tubambane ngumi kwa ngumi sumwibuka ikongo bagira boro zabo nyine ni ibindi kabisa ariko dore ikindi kintu kirerenze Minister wacu wa Foreign Affairs Ambassadeur Olivier Nduhungire baravuze ngo bahaguruke ngo bunamire ngo abasirikare ngo b'abakongomani ngo baguye ku rugamba ngo na General Chirimwami saza tumusa mama Mungu ntago nawe nunamira ese ibyo bintu birasekeje koko turari ariko cyabyo koko ibyo bintu birasekeje ariko decision
ba diplomate bose ngabandi barunamye mwana tumusa ngabandi barahagurutse barunama ntabyo nkoze umupapa aravuga ati wape ago banguruka akura umupapa wadutekiza kimwe nanjye sinahaguruka sinshobora nubwo weza mu Rwanda ngo rugo rusigaye nk'abagabo rwonyine kugendera mu kigare nimba ibintu babikoze kubera impamvu mwumva iyo mpamvu si yanjye nanjye sinahaguruka barabajene ko abandi benshi bahagurutse bariya abajene b'i Burayi nta n'ibyo baba bazi bino bintu by'inanga usanga n'abantu bari heriya bataragera no muri Afurika bomba Afurika nk'igihugu nanjye numva impamvu yabyo sinahaguruka impamvu ntabwo bikunda ntabwo bishoboka mwari muri aho ariko aracyaburi ibintu bibiri shabwo nabishaka reba indebere ko ari byinshi se ntabwo uzasahuye tuwarete se nta ntibazisahura nta bajene uzi ngo bavuye mu nzu ya Land Road bakayitwara rero umuntu wasetse wenda abandi byo nakumva ko nta kintu basahuye ariko tuwarete nge sinamuseka ukuri igura ngahe ku bantu bubatse ariko uburyo wagura isanduku umujene agiye kuri farumasi yanga kwishyura ngo amafaranga yakishyura ngo ari mu isanduku yagiye kugura imiti baramubwira ngo ni 20,000 ngo amafaranga ari mu isanduku ese nabonye ko umuntu ayisahuye mama yari afite uburwayi kazapfa vava tukageka be nkabitse afite umuntu nabwo yapereje akabona zishobora kuzahenda mu minsi iri imbere akabibika nk'abirango by'amapine tuhakanye bajene banje ngo usigaye batereta bitwaje pi amapayi ngo afite ngo payi yanjye kabisa afite amapayi niwo mutungo bafite Kigali abajene benshi abenshi barayadebye ngo baradebye bazabakize nanjye zamera nk'aba mujene wawe wo kwamamaza uwise kandi nta mwene wanyu waturiye amafaranga cyangwa ntabwo wari urimo waturiye amafaranga ibintu by'amasafari kanyumvira nawe utangiye kubangama ntabangama siko byari ngombwa bari ngomba kugashyiramo dore nawe ntiyarutungukamo kurebera hirya iriya arurebera hirya iriya wagira ngo ejo azaza ngo muri opozisiyo ngo yahunze ibibazo bya politiki abajene bari hanze ngo bahunze ibibazo bya politiki ku Rubanga kandi bose baragiye kuriya abajene bakubwiye ngo yaragiye kugura ibikoresho byo muri minisiteri atayikwamira ahita avuga ibibazo bya politiki n'ibibazo bya politiki ngo bamumereye nabi ari igitugu abantu bakubuza kwiyibira yego intambara kubikomeje byirakomeje intambara yo irakomeje ariko twabikoraho twebwe ntabwo tuba tunabizi cyane intambara irakomeje ariko rurango Kisegadano yahombeye ngo ni Goma kubera miliyari zigeze muri 4 z'idolari burango harazarahombeye nta kintu zamaze mese ariko ingoma ho bananarwanya cyane buri ibukavu rero kuntu byagenze ntabwo barwanye bageze soze impamvu byoroshye hari hakurya Goma burango byaragoranye no kuhafata nyine byaragoranye kubera cyane ariko Afurika y'Epfo na bano bajene bakurya za Tanzania yego kuko barafite y'ingabo ebyiri hari zari zihari zo muri MONUSCO bakagira n'abandi baje bisanzwe muri SADC noneho ngo barahageze rero barivanga MONUSCO yivanga abatanzania nyine baba muri MONUSCO na South Africa muri MONUSCO bivanga na SADC isanzwe noneho rero muvini turi bikabura ukuntu bigenze turarasa kuri MONUSCO ntabwo se turabareka bikomeza uko barabagiye gufata icyemezo bashiririye babageza habi nabonye akavideo no baza gufata icyemezo bati na MONUSCO moyikumwe nabonye akavideo na MONUSCO niyo bivanze kupetima nabonye akavideo abawazayenda n'abafaridese bari guserera muri kutuvunisha nango muri kwiruka ariko ngo bene wacu ngo igitoro cyarabuze ngo haboneka ngo igitwara abantu kikabageza Igoma
nawe ngo ntabwo bigeze birushya abi Bukavu Bukavu ngo bombeje bunduki bahita bavuga bati reka tubure aravuga bati Timutama nigere generalite ubumvishe ngo kandi ngo umuntu wa M23 ngo yarashe mu kirere gusa iyo ni inkoho iyo ni inkuba yo mu kibira abajene baravuga bati tugiye izo nkohoja iyo bunduki n'imitarayenze abahungu ba M23 binjiye basetse bavuga bati ngo jamara oya barumiwe none ngo bari kubasuzugura n'urugamba yo mureka nitugire tuzana imbunda urwana n'umuntu akarira bati ndugu yangu tuko bakongomani twetu basi ntabwo ubonye Tshisekedi nawe kwatangiye guhindura imvugo nembwe kimara kubohorwa yahise hindura imvugo ngo abakongomani ngo niho bashwanishe ngo n'abakongomani nabo impamvu ibintu bya politike kubyinjiramo aba ari ibibazo ngo abantu bashwanisha ngo ni abantu bakozemo infiltration kandi ntiyabemeraga ngo muri abakongomani ntiyabemera Minembwe barayifashe Minembwe irabohoye rwose imeze neza irabohoye ariko ni agace gato kuri ntoze ngo k'umurenge kandi oya ab'iminembwe nabo bafashe umwanzuro yuko bataguma hari iminembwe gusa bamaze kwihuza bari kumwe ngo nabo bagiye kujyana n'abandi batakanye bari kumwe numvaga umuseneri uriya Brigadier General Sematama niwe bari kubaza ngo none ngo nkamwe ngo binyeshyamba twe ntabwo turi inyeshyamba inyeshyamba ni bari yabica abaturage birangiye cyane baye Faride twapfira ngo turi inyeshyamba babihakanye none ntabwo ari inyeshyamba inyeshyamba ari barabica abaturage ariko urebye n'ukuntu bambaye n'ukuntu bakora ibintu byabo bari abantu bari seriye ntabwo nabita inyeshyamba ngo rega mu birego rega ngo kayikwamba ari gutanga ngo ari gushyiramo n'umuganda gutese n'ibimenyetso by'uko ari u Rwanda ruriyo unureba ko bari gukora n'umuganda bashobora baratangira no gusora neza u Rwanda rwaje kimwe mu bimenyetso bari gutanga atuma Kongomani aratangira koga kabiri u Rwanda rwaje kimwe mu bimenyetso Minisitiri w'Intebe nako w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ari gutanga harimo n'umuganda urimo nawe uri tubivuga dore bageze n'isuku ariko basimbaye nk'umudipolomate w'u Rwanda ibintu baje bari kuvuga bo hanze ngo dufite ingabo muri Kongo ntabwo hano twebwe ko tubizi ko ntazo dufite mu kamuri ko turusha amakuru mujye muyitwereka tuyibwira ngo nitaye nge nayo mbwane mujye mutwereka iyo ngabo muri kuvuga ko ari yacu tuyibwira itaye uko twe ntabo dufite mwembwe mugabo ngo bariyo muturusha amakuru ku gisirikare cyacu mubabwire mubatwereke tubacyure niko najya mbisabira amakuru niko byakomeye banaume bageze Bukavu no barababwira bati gahunda imbere na mbere muko mujya mu bindi byose turabanza isuku Abraye muvene turabonye muvene turubunda hano babaga muri za Sabyinyo hari hameze gute ku buryo bagera muri Bukavu bagahita bumva imeze nabi ako kanya bagiye Bukavu ukuntu bameze bakuye abashe nabo bafite mentalite nabo ijya kumera abantu bagabo b'inkotanyi bakigera intangaha ngo bakoze ibintu ubundi abaturage bakajya bavuga ngo ni ibitangaza ntago bibaho kujya hariya mu mujyi bataha iriya nzu yatashywe muri 2 yitwa gute menya ni City apana tawo City Plaza hari itaha bakajya babwira bati inzu muri vision 2020 nizaba ari ngufiya mu mujyi abaturage batarabara atijamura tatsamwa bagabo iri gorofa ry'Iburayi koko ari inzu yari sopa koko none ubu nigaragara yo wayikura he ni kuyibaririza
yabaye wagira ngo yagiye kuri bangufi bako mugani cyangwa yarunamye uzi ko itagaragara niko gusaza igenda yunama yanzo yarabigize bose bayitaha igikuba ngo cyari cyacitse ariko gatinga iyi nizaba ari ntoya nizaba ari ngufi enziresha kurya amataje y'iburayi genda siko utayibona se ugeze mu mujyi kwezi ayo wabona biragoye bayikubise impande dore iri impande yitwa K-City sibyo munsi hari ikindi bari kubaka Dodoma iri munsi yayo akerere uri kumva zamuka ruguru usanga zirazo kwa Makuza City Plaza ngo zahinduye amazina hari n'ikindi bari gutereka impande yabo ngo cya Equity hano hari ibizu hari kirekire koko hari ibizu ntaza ari bwoko ki abagabo babona amafaranga niko ahubwo Kigali ngiye kureba akantu matunga ja nishaka mpororera imbwa agaki nishaka mpororera imbwa mbe nyifite ariko kugira umutunga Kigali ifite umutunga hey aba people mumeze mute long time ntabwo twari duherukanye mumeze mute mwarabyaye aribo mperuka yaratwite warabyaye cyangwa mu rugo barabimenye bayikuvanishamo akora ora twita n'imisoro yazamutse ariko bakina bacishijemo ijisho ya wenda ntibibabuze kugura agakofi ariko nabacishijemo ijisho ikise ngase gutumbwira ngo umukire uratubwira ngo umukire ngo waguze imodoka bakubwira ngo 50 ku mwaka ngo turashize kuko wari uyikwiriye iyo modoka ko wayitanze wari ufite ayigura gusa bayebwo ntago wari urimo ni nka umukire ugure essence ku ntuzi ku kabido harundi wari ugiye uca ku muturage kumweza akabido asukishamo burango kirazira gutwara imodoka ihenze irimo akabido nyine ni ikibazo ubundi mu modoka birano by'agatara bagashyiraho nyine ari nka kamabonesho bazi ngo ntimuzagakoresha bagasanga abajana uko niko kabafasha ubundi ngo nikosa ribi cyane ntabwo nagatara kaka nikajya kaka mu modoka zacu ubundi imodoka zacu agatara nikaka yego ihora ari full tank bayuzuye zawe nande nturumva zawe nande je nzayigurira bro buriya ubundi aba motivation speakers ufite mu mutwe aba motivation speakers bakubwira ko ushaka ko ngo mu bintu ngutangira kwitwara nko bibamo bebam ntago z'umubyeyi ejo bundi wakoze ubukwe ndakaza kurekera ngo bamutwaye umugabo oya mbashaka umbwireja ngo munyuma yaho ngo mu Venetron ifatiye Goma ngo hari umupasiteri ngo wahise afata umugabo w'abandi umupasiteri ngo siwe ngo wasigara adafashe oye mani nizere ko turi kuvuga ibintu ariko bimwe jewe ndi kuvuga ni mutesi wakoze ubukwe nanjye wondi ko noro sese yakoze ubukwe n'umugabo ngo w'abandi none se nyine none se nyuma yuko statement y'ingi narayikunze ni nyikubwira rero tuyigira urwenya yaravuze ati mbere na mbere ndi umushumba umugabo wanjye ari muzo ndagiye uri kumva ose wowe ugiga amabuye nyine uri kumva ati kandi ati mwizina iriki kuba taragusezeye ndagusezeye gangara nanjye narakabonye ko kantu ati uwo tasezeye ndamusezeye pe disi ntago nongeye kubona abo bagore bavuga ko babatwaye abagabo yo bahise bitura umenya ari imari ishyushye none nkibuza kuntu abagabo ngo babuze ibi bintu ibiri hano bipfa ubusa abagabo babuze bate rega dore vude ngo ntaga ntamusiga busigaye dore ikintu ngo gihari mufata abantu mubona nta bagabo barimo mu bakoremwe abagabo niba uri umukobwa wihagazeho wifitiye amafaranga yawe wararyoshye ukaba ushaka umusore nawe ngo waryoshye ntawe uzabona fata uwo musore ubona wimbwa umugire umugabo nyine kandi ngicara n'ifaranga urajugunye kandi ni iminota ingahe se akaba yabaye umugabo wawe bigaragara
kuko abantu barananiwe nta nubwo bazigira byitaho bazabivugaho iminsi 2 cyane ko uzaba waramwigiriye umugabo ahita nibyibuhira yimirire neza ugendane mu nzira abone ko ufite umugabo ibyo by'ubugabo bwa kera none mukajya mwita ku mateka y'abantu abajene simbavugiye motivation simbavugiye babagira abagabo wowe se ye sanzwe ndiwe Igo muzamu ye sanzwe ndiwe ntago ari ngombwa ngo bamungire Igo akana kona nanone Rome integre twebwe ntago dukunda kuvuga ibintu byinshi ubundi batangiye kutuvuga turatuza uzi abitwa ubagosha nta barabakire namwe mu nsebya kagira ahantu bari kukuvuga ukaba uhagaze ngo wowe ninjye bari kuvuga uya uratuza akabanza bakakuvuga hagira nk'uko umenyamo ugahita wongera ukivuga ukamutamo abo ubwo tuvuye mu gace k'amakuru amakuru yarangiye nayo ako shatura yabahaye nayo shatubahaye bari bayazi bwahe amakuru ntabwo bari bayazi bayakuye he amakuru ntabwo umuntu yarayazi ubu se senguzi bari kumenya ryari kubu ngubu noneho ndi makuru mashyashya ubu noneho we hari abantu ngo mwashaka filime zikomeye cyane ko ari ndimo ndayikira ngeze kuri episode ya 2 ubu ngubu ya yindi yitwa Gakunzi nyine ni filime ukuntu imeze ni umusore uba yarakuriye iwabo mu byaro iwabo baramwitayeho ariko yamara gukira kabirengagiza yego niyo filime ndimo ndakora yitwa Gakunzi ni sawa cyane iri guca iri guca kuri Riza Films ntabwo yeko tonalite ya tonalite regezibutse yitwa Tona Vibe ajemo umugore w'umuterankunga ni Tona Vibe ubu ngubu iri kuri Riza Films iyo filime niho turi kuyinyuza ajemo umugore w'umuterankunga turi kuyinyuza ni kuri YouTube nyine ajemo umugore w'umuterankunga cyane nawe mugereyo mutera y'inkunga amafaranga ubwo mugereyo mutera y'inkunga mutereho nakajisho mpamvu sigaye sa neza sha you know what yes mama we deal with the things that's very good and English is for us niyo mpamvu sigaye sa neza okay waragiye ko tukavuga ko akanya k'amakuru tukavuyemo twita ko turabwira cya filime ko kimeze nicyo gihe cyonyine nabonye abahanzi batinye gusohora indirimbo noneho Jesco zari kuvuga ngo Kevin Kade yanze kuba furanga mwamamara indirimbo ngo yarangije ngo arahireba yararengana byahuye n'ibihe by'intambara ni ibintu byinshi ibi bihe sha ariko n'ubundi iragoye intambara n'ubundi hari abantu yakavarenze uzwi ni intambara yakavarenze na nyambara abantu yakavarenze naho bihuriye ararengana n'undi yararenganaga kurengana rega ntabwo bitureba twebwe nkatwe bakirabaye yo bakubeshyera byaba ari byo nta n'inkuru twaba tutaho umwanya ngo turi kweba niba ariyo cyatariyo ubundi tubikoreho iki niba ariyo cyangwa atariyo ntacyo bitubwiye turivugira ariko twabuze umwanya wo kubivuga wabivugira he ninde wabyumva bwahe kabwa wanjye baratashye mavene twaramugera mucikishije inde yacitse iminwa yacu inde nyambere twari kumuvuga asore ko muvuga mushaka wiki none se aducika tutamuvuze aya none se nkuriya yari kuducika gute kagenda gutyo gusa twumva dutuje tutavuzeho bibari ibyo bibatari ibyo ntabwo mundi twebwe nkatwe babanyarunwa ntabwo abitureba twivugira n'amakuru dafite n'igihamya na gito na bose ko ngo bamutambikanye nuwahe n'umujene ukora biboro byo by'ibirombe ngo byo bya Muhanga acukura amabuye naye bamujyanye yacukuye nabi yacukuye nabi ngo baramutambikana nzego ziko ziba ziri maso okay ambo tugiye muri ya gahunda twahariye urubyiruko shase urubyiruko ko abajene ikibazo ntabwo bari kwipimisha iki sida ni ngombwa se ni ngombwa cyane kubera iki umuntu ari ngombwa cyane uko uyitindana ni kugenda ibibazo nanone sida buriya igira amastage 3 yego igira iya mbere ari nayo twita window period stage ya mbere ari arashobora kujya kwipimisha bakaba bayibona cyane bayibone ariko aho ngaho iyo bapimye antigene niyo bashobora kubonamo cyane noneho ikagira iri stage ya kabiri noneho
ngo babundi bakubwira yuko imara byibuze nk'imyaka ibiri kugera kuri 15 ariho utangira gufata sida rero apana sida itangira ubundi ari HIV nyine hahandi baguha imiti ya treatment isanzwe ya ART bisanzwe ukaba ushobora kunyurukira umuntu muzima bisanzwe nta kibazo unafite ariko iyo bigiyemo byaramaze kukurengana noneho nibwo uhita kuraburiza imyaka yamaze kukurengana sida yamaze kugeramo bivuze ngo kugufatisha kuyifatirana kare rero nibyo bari byiza cyane kurushaho kuki nyine nari ngombwa ko buri musore cyangwa buri mukobwa cyangwa buri mugore cyangwa buri mama cyangwa buri mugabo umuntu wese ubundi uzi ko atari isugi umuntu wese uzi ko atari isugi uzi ko atari n'imanzi yego urukumva nako rero buri muntu wese ntabwo umuntu wese uzi ko ariho bese muri make umuntu wese uzi ko ariho wibona kumva ariho yego yagakwiye kuba afite igipimo cya sida yaripimishije akabazi nimba yirwa cyangwa atayirwaye yayirwaye cyangwa niba atayirwaye kuko biragufasha kuba uyirwaye utabizi ko uyifite nibyo bibazo binini cyane kurusha uzi kuba uri mu modoka yacitse feri utabizi kubera iki nyine ni ngombwa uyu munsi none uyu munsi wo bitangiye gukomera aho batangiye gukatingira ibintu bimwe na bimwe uzi ko ushobora gusanga turi kumwe imiti yo muri stock igabanya ubukana yego kandi twabivuzeho imbere twitambukira twabivuzeho twitambukira turi kuvuga ibintu byo gusambana mugabanye iki imiti ishobora kuzageraho ngo ikabura turi kuvuga ukuntu ubusanzwe iriya miti ngo ihenda ubusanzwe irahenda kandi ntabwo wayiduhera ubuntu nyine ihenda leta hakazamo n'inkunga Trump agitorerwa kuyobora Amerika yasinye itegeko rikura USAID muri Afrika yego ubu bihaye ngo agahe ko kugerageza ko iminsi 90 barebe bimeze bite rero bakimara gukonfirma niba mara imyako niba bagakonfirma ko nibindi nyine sinzi ukuntu bizagenda higo ariko urumva ntibabura no bizagabanyamo ariko urumva niho biri gucya bishira nubwo Trump yakuye inkunga nyinshi muri Afrika zirimo n'umushinga wa USAID wafashaga ibihugu byinshi natwe turimo nakonze ko yaje atarya indimi ku bijyanye n'ubutinganyi hari umukobwa none uzi ukuntu bimeze ku batinganyi muri Amerika se uri kujya ku kibuga cy'indege washyiraho pasiporo yawe ikanga kubera aho dufite isuyo ngo wowe uko ubusanga abajene benshi imbere burango amazina bafite na ya mbere yabo ya mbere n'ubundi baracyayafite mbere yuko ngo bajya kwihinduza amazina bakita y'abagore cyangwa y'abagabo aye ya mbere bakiyafite yego hano ushyiramo irangamuntu yawe ugasanga ni forgery tugaha Imana n'ugiye ngo witwa Keti no Keti ntawe tugiye dufitemo Habimana genda uhinduze irangamuntu uziri Habimana genda uhinduze passport yawe wandikemo Habimana n'ubu banateye imbere buri abana banahindura n'amasura niwe tugira banahindura n'amasura abo rwose akaba y'abakobwa cyaya y'abatipe ugiye ubishaka abajene baba gufite n'ubundi nose ugira ngo bira byo kudibotinga bakudibotinga kubera iki usanga ari nk'agakosa kamwe wakoreye kuri alimentation hirya twigarukire i Kigali bakazakamenyera iyo pfu birashoboka ko mu minsi iri imbere ikinini kigabanya ubukana umuntu araba ari kukiyishyurira yego birashoboka ni leta buriya byishyuraga rega bibaye bibi we ngo kirahenda barandahiye kandi ni ikinini no mu buzima bwose hari igihe umuntu agira akakirekara ntabwo ntibijya bibaho ko gihenda akazaho za kiwa zindi wenda bikaba bashobora kuba bayivura ahari oya gwenda aho kirahenze gusa waripimishije bagupima noneho kwipimisha ariko sinzi niba binemewe kubera byo gupima bya aya rapid test aya mashyashya abajene muri kino mbabwira kandi kantu karenze aya rapid test ukuntu ameze ni mpamvu iyo umaze kwipima bakubwira guhita kukajugunya hari ubupati bajyamo ngo buri muntu uzakinjiramo ngo azane ngo test yiwe nyine igaragaza ko ari muzima yego yewe icyo kintu n'ubugoryi bukomeye cyane afazari mwabireka mukinjiramo gutyo kuko ubusanga nk'agakundi k'abana bari kumwe hipimyemo umwe ahereza buri wese akorezaho kuri buri wese sanga atanduye bakabwinjira bose tubamanitse gutya ari buzima iyo pati sibaho mu Rwanda ntabwo none se niba ntayo wabonye iyo bambaye ubusa wakirwa bashidikanya kuko iyo ngiyo ihari
Nibiriya yarabonetse yaragaragaye. N'umukobwa wigeze kuyitegura ko yaburijwe baramufasha. Hari wowe wize kuyitegura kabisa ngo nimba yitwa ngo erega harizo leta itajimenya. Harizo leta itamenya ziba mu mageto y'abajene mu house parties gutyo. Ikimene ko kigiye guhenda. Umugomba kuza mwamaze kwipima. Urumva turisike tugiye turimo kuntu tungana. Yega. Biraza kugorana. Ni kubitekereza nkabona biragoye. Oya ariko nta kibazo n'ubundi ndise no kwahirwa rutahirwa n'ubundi tuzapfa. Oya ibyo bintu bituma ikizere cy'abajene kibashiramo ngo n'ubundi bazapfa. Kubera n'ubundi bazagagara. Ubwo mpfa gupfa nona. Oya hatagira umuntu ugira ngo arayifita kumva byaracitse. Byaracitse. Yako mawe. Nk'umujama ro kumbwira kubijyanye no gufungwa ariko umbaza ati wowe ntufunze. Ambwira ahantu nk'icyataro ntajya ngera ntajya nsohokera. Turese uko ahantu ntuhafunze koko. Uretse ko tutanganya n'abari mageragere metero dufungiyemo. Kigingasha. Na kareka naho bihuriye man. Naho bihuriye. Yego, iyo ni ingingo ya mbere. Iya kabiri. Dore indi mpamvu nayo aba bajene bagomba ku making show ku bintu bipimishije ari ibiki. Uri gukura imitima se? Oya. Uretse ariko bagiruka tugatanga inama. Nano. Ariko ibintu birakomeye bikomeye. Nko umuntu yaragize imana akabimpuguke. Mujye muraka tugende n'abantu duhuguraho gatoye. Yeze kumbwira ngo nimba ari ikintu ngo kiza kuba muri ngo kwiberaho utuje ngo nuko hakeberaho ngo nyine ni nta kibazo na kimwe ukemura. Komba kubaho ntacyo ukemura nyine rero ubundi n'ikindi gukemura. Wahiye ko yahiye. Ngo bakubwira ngo nyoko ngo ararwaye ngo yo. Oya bari ngombwa. Ngo nihanga. Erega nta n'umuntu uvuga ngo wanze kumufasha. Azi ko n'umuntu udafasha. Abantu bazanga bakunda gufasha nibo usanga afite ibibazo. We haye kanaka ngo twera twimye. Ariko yangugube. No ku kirori cyayo ntago ispendenga menshi. Yashingije. Yashingiwe ni bake nyine nabo baziranye. Ni ngungube ngenzize. None se abandi bantu uzana ngaha urazana mikaga hakana ko ibye telefone. Dusoze man. Kusiganye imbere bibazo byawe. Amike ngo ni misuri kumushinza. Dusoze man. Ariko urasitera bwo bamushyize mugoza mufungira cano. Urani bya ntibyahanirwa. Se dusoze. Haze ko udashaka ko tuvuga kuri telefone. Kandi dusoje. Haze dusoreza ko tuzoza gute ntarishyuza n'amafaranga. Yandi. Rose kana amafaranga yaratanze. Hagene miliyoni 500. Wowe uri leta ya Kongo ko ari itanga amafaranga nta kintu igendeyo. Gura drone. Nango bagoze drone ngo zibika. Ngiye ikintu kimwe cyakoze kuri Rose kana kugira ngo amafaranga ntazongera kuyishyuza. Nyiherama gasenkisa. Nukuri kose. Ma 500,000 ubundi tukudohorere timu ya 155 nyine. Timu ngari. Ntazishyire Melody. Uzamwihorere rwose. Nzabimubwira Melody nzamukubwirira he is my friend. Nzamukubwirira mpamusenyitse. Unese uri kwishyuriza Melody? Ndi kumwishyura. Yewe arayatanga yose cyangwa mpema make. Nawe itamo kuyiha Melody agomba kuyiha yose kandi turamwitariki. Nzagaruka hangaha tuwita tumuhereza itariki. Ubu ikintu tumuhaye cya mbere na amahitamo. Nabashaka. Tumuhaye amahitamo. Agwese nyisaba ihuriremo. Ihuriremo cyangwa yishyure Melody amafaranga yose. Kandi bitari ibyo. Shatura yakwishyuza mpaka. Urayatanga. Urayatanga pe. Ngaho urishyuje ta. Twari tukiri mu mafaranga yaburetse ariko nawe ntukamva nanga atagiye kwa rugumiwo. Ntukamva nanga atagiye muri Tanzania. Jori no. Jewe mba nibaza Jori bimeze bite? Jori ko uru intellectuel. Ura mugabo niba bakubeshyira ntabwo wapfa kubyemera. Tugushakire mbwa y'Kigali ko yagize igutesha umutwe. Noneho ujye wabona icyo bita urebye wahakanaga n'ibyo ubonye. Utumbura umugabo nk'uriye uri seriye. Niba baba bakubeshyira wapfa kubyemera. Ukwiye kubyemera. Byemera niba bashaka bakubeshyira. Aho washyizeho akarongo. Pite Patrick cyakorode hano. Wazakimisagara. Nawe ntiyabemera. Nose ntiyamwemera kubera iki? Nawe ntiyamwemera. Ugira se ndi kuvuga ngo wa feke? Yada.
tumuzanira umwana za mabenzi agenda hano i Kigali barajene barahurije cyehorere ego cyumbaza ngo waraye umubwire ngo ntabyibuka ahumura kubi mfite foke ku buryo muhura nuko ifege ni oya ngo ntabwo Julia ntabwo yamuvugisha rekera nta muntu muba ari gutereta mu gihe cyo gutereta nta muntu utitwara neza umenya umuntu yamwe nkamaze kumwemerera Yego. Mukimara gukundana nibwo umenya umuntu wari we. Nta mugabo ujye wumva ari gusara cyangwa umukobwa, umugore uvuga ati cya iyo mbimenye ko ruko ateye. Dukuntu yigiraga umwana mwiza ntereta. None tugeze mu rugo. Ibyo vuga ngo jone ntiyamwemera. Ari gutereta umujene yaba ameze neza. Papa yamaze gukora ubuka abana n'umugore. Umugore nkuru ababuretse nkabanza nkayirangiza nkayiha umurongo. Uriya mugabo jone bashaka bakubeshyira mwemere. Kubera iki sagomba kumwemera nimba bamubeshyira? Wasanga bamubeshyira. Namwemere nyine. Ku ngufu se? Ni ku ngufu. Ariko ra mugabo namugane nanjye ndiwe namwemera ba nambeshyira. Hano mukongo ma tugeze uruzi ko imbunda zishobora guhenduka. Hano muri iyi minsi? Muri iyi minsi nyine. Imbunda zirakenewe. Uzi oya. Mwemere. Ni wanga. Turakora akanama tukurebera umujene ubwo nyine azagutesha umutwe ariko niyo tutanamureba ntago yabura kuzaza nawe uzamwibonera kandi uzabona ko ibyo twavugaga ko ari ukuri uvuga utari ko ari icyana cyabivuze ati gisaze kirasara cyariguyeho kikagwa kwijambo ukabyara we waretse kudutera agahinda ko tu ubutonari wakirwa babara koko umukobwa mukundana yaguciye inyuma ku mukiri kandi bamupasa kuko abajene basigaye babaza abasheri babo sesheri kuko ubu uri mubi ku buryo nta n'umuntu wundi ukubaza izina basigaye babasheta gwiki ubona sheri wawe nta muntu uri kubaza izina ukanyumaza ute kuko nta muziponza bamutonto mukuru ko mudaheruka kuvugana grand frère akora bakira barabyoroshye ati kagasore kawe z'amakuru yako hango ni gasaza kawe sha garagana hari nababa bizi ko bakundana yego bizi ko ari umusheri wiwe kakajene kawe se bite karakomeye nta kibazo uzi mwagize umukuru ubwo tukabatwirira ariko umupapa avuga nta n'ikibazo bafite uzi mwagize umukuru ubwo tukabatwirira sobukwe wabwajemo imodoka nk'igihumbi umujene atazi iyo zaturutse ngo nizo kwa marene ngo nizo kwa mama wacu ngo nizo vewitenye venisenye hakibye no bivugiye iki ko tonari nawe rero kuse nabivuga nawe ugira ibibazo hari umupapa ngo wadukunze gutwere ngo miliyoni 2 mu kirori mwene wabo reka abana n'abanze bafite bene wabo babakire cyane reka tonari nago abantu bose arabakene hano hanze hari abantu bafite amafaranga wowe none ngo uzabona bafite ahantu bahuriye n'ibintu bya ruswa ariko banga ko bababona uburyo baturakinga imitungo yabo bakabibona hafi ya bose ngo bafite abana ngo bindaya hanze ngo gute fata ruswa y'umuntu akavuga ati uzayikire kuri iyo konti baruye nko kurigiriye akaba ariho yashyira noneho wakazamugaruka hari umwana wiyohereje ngo bahanze umwana wawe akora ibiki bituma yohereza amafaranga ngana gutya ko ni indaya hanze nibyo akora tonari bye man ahubwo usezera mu bise ese wagiye ese njyahe turebe ku makuru ndikoze tonari genda urahe akamugane kangira imvimbo parufite arashiramo